ari amasezerano y'agahenge ntabwo areba M23 kuko na M23 yarabivuze ibisubiramo ndetse ariko nibyo bitwaza ntabwo bivuga ko ugomba kujya gushyikirana n'u Rwanda kuko u Rwanda ahantu ruhuye n'iyo mirwano ugomba gushyikirana nande n'uwo mu Rwanda ntabwo yego kurwana Kongo ni M23 irwana Kongo kandi somara y'igihugu cya Afurika n'ubu gikeneye kwisi ibikoresho ntabyo ariko impamvu yatumye batsindwa nuko bafite impamvu yo kurwana papa si imirwano yabo izwi igaragara kuza kurwana utazi icyo urwana ari kugenda mu kigare cy'abategetsi nicyo mvuga rero birakuzana mu MONUSCO ukavuga ngo nawe ugiye kwiye irwane ugasapotinga SADC ntacyo biri buhinde kigaragara ku mirwano kuko n'ubundi SADC yari ihari yararwanye barayirukana. Nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gana iduka Ndode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Tuguhaye ikaze we mukunzi wa Bwiza TV ndetse na bwiza.com aho uherereye hariho hose, tukubwira tuti ukomeze ugire ibihe byiza. Tuje mu kiganiro uruvugiro rwo kuri uyu wa kane, ukuvuga ngo ni tariki 8 z'ukwa munani 2024. Ikiganiro uruvugiro gisanzwe kibageraho buri munsi aho ariko tunakubwira tuti unyarukira no kuri bwiza.com hanyuma ubone n'andi makuru tuba tutagiye tugarukaho. Ni ikiganiro rero muri kumwe nanjye Ndacyayisenga Fred, ariko nkaba ndi kumwe na Denis Nsengiyumva. Yego Denis, bite? Ni sawa. Umeze neza cyane? Ni fresh. Ibintu ni sawa cyane. Ibintu ni sawa usibye izuba n'ivumbi biri hanze, naho ubundi ibintu ni munange. Ni igihe cyabyo, ni igihe cy'izuba nyine, ubwo ni iryo vumbi muri rusange, ariko harabura icyumweru kimwe tukaba tuba tubyibagiyeho gatoto ibintu bigatangira noneho. Ariko nyine kubera ko twebwe umuntu waremye umuntu nyine sinzi niba navuga ko ari nta munoza, icyondo buriya nigitangira kuza tayari noneho nacyo tuzakinura. Ariko buriya naho kwicwa n'izuba hari ahantu nagiye ku kigo cy'amashuri barimo bakora debate, bavuga bati igihe cy'izuba nicyo cyiza kuruta icy'imvura, hanyuma bakakidebataho cyangwa bakagikoraho debate. Cyaje kurangira rero abo mu bihe by'izuba batsinze, abashyigikiye gire igihe cy'izuba. Ubwo bahita batanga impamvu zitandukanye zirimo ko izuba ritakubuza kujya muri gahunda yawe, ariko imvura ishobora kukubuza kujya muri gahunda yawe bitewe n'ubukana yagwanye n'igihe yamara. Birashoboka. Ariko hari n'abantu noneho baba bataresista ku bushyuhe cyane, babifuza amafu cyane rwose. Yes, hanyuma rero turaje ngo tubahereza amakuru nk'uko bisanzwe, ariko hagati aho ukurikira amakuru y'imyidagaduro Denis. Nyakurikira sometime. Hari uwo bita rero ngo umuntu wita Arindahi Ndangwa cyangwa se ushinjwa kuba yarinjiriye YouTube channel ya Yago yakatiwe imyaka 2 isubitse.
uribuka ko mu minsi ishize uwo bita Yago yari yabuze cano yiwe, bari bayihakinze, bari bayishimuse. Rero uwayishimuse ngo yari umukozi we, yari amurimo imishahara, birumvikana. Nigeze kumva icyo kiganiro cya Yago avuga yuko hari umuntu wari wamukoresheje, ushobora kuba aba hanze. Ubwo rero byari bikiri mu rukiko nyine, ariko ubwo urumva nyine bamukatiye iyo myaka 2 ngo isubitse. Hanyuma nta kindi, oya, nta ikijyanye n'amazahabu n'iki, hano ntabyo ndimo kubona. Kuko ubwo imyaka 2 isubitse bivuze ko atazafungwa, gusa mu gihe runaka akaba yongeye gukora ikosa nk'iryo ngiryo, muri icyo gihe yahita atabwa muri yombi cyane. Ubwo bakongeraho n'ibihano wenda bindi yaba yagize gute, yakatiwe byiyongera kuri icyo. So ngayo rero, hanyuma tugiye hanze y'u Rwanda, ubwo cyane cyane nyine muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye iki Deni? Muri Kongo hari amakuru menshi. M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu, ubwo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Turi burebe ibice kugeza ubu ngubu biri mu maboko ya M23 muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo ndetse na Rubero. Hari aho yamaze kwigarurira, ubwo aho hose ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kongo kandi hari andi makuru atandukanye, nk'aho guverinoma ya Kongo iteganya kwivana mu masezerano ya Roma, ngo kubera ko ni amasezerano nyine yashyizeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ngo bitewe n'uko runo rukiko rurebera cyangwa se ntacyo rukora ngo rute muri yombi perezida w'u Rwanda. Hanyuma Nyakakoma nako ni akandi gace karaye kigaruriwe na M23, aho rwose nabonye ukuntu noneho bakiriwe muri kano gace ntabwo bisanzwe. Noneho abaturage bagiye barabahobera, ukagira ngo ni Imana babonye cyangwa Yesu ugarutse. Ni ibisanzwe ahantu henshi nagiye mbona M23 ijya, nagiye mbona hafi gusasa bya bitenge nk'ibyo Yesu nka byandi bashashe Yesu atambuka cyangwa Yesu. So rero ibyo ngewe ntago byantangaza, kuko nagiye mbona ahantu hose hagiye hava Wazalendo cyangwa na FARDC, M23 ikahagera, abaturage bakomaga yombi. Kubera ko yagendaga ibahumuriza, abadafite amashuri ikayashyiraho, abari baranyagiwe inka ikabahereza icyizere cy'uko zishobora kugaruka, ibintu nk'ibyo ngibyo. So urumva rero wa mugani kuba bishimye, ndumva kabisa ntago byari kubura. Yego. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo naho umutwe wa Twirwaneho washyize hanze itangazo uburira ko hari igikorwa kirimo kirategurwa kigamije kurimbura abanyamurenge, kiri gutegurwa n'abamayimayi ndetse bafatanyije n'umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu, mu gihe Tshisekedi nawe yarayateranyije inama y'abaminisitiri, ariko atari abaminisitiri bose, ni abaminisitiri bake bashoboka. Kubera icyo ubwo bake bashoboka, ubwo wenda asanga ari abo yizera cyangwa yego. Ni inama rero nayo birumvikana ntabwo yaburamo ikibazo cy'umutekano, nta bisobanuro birambuye twapfa kubona, ariko ni ibijyanye nyine n'umutekano ndetse ngo n'imibereho myiza. Urebye ndumva ari izo nkuru turi bwibandeho. Igoma naho abasirikare basabwe kumenyesha abayobozi babo intwaro batunze, bakazimurika. No kuzimurika. Ubwo twahera ku ihe? Duhere kuri iyi mirwano ya Nyakakoma ndakeka, hanyuma twifatanyirize hamwe n'ibice M23 imaze kwigarurira. Umutwe wa M23 rero kuri wa gatatu hari ku itariki 7 Kanama wigaruriye agace ka Nyakakoma gakungahaye ku burobyi ko muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni agace gaherereye ku kiyaga cya Edouard. M23 akigaruriye nyuma y'imirwano yabasakiranyije n'ingabo za leta mu masaha y'igitondo. Ifatwa rya Nyakakoma rije ryiyongera ku tundi duce M23 yigaruriye kuva mu mpera z'ukwezi gushize, turimo santere z'ubucuruzi za Nyamirima ndetse na Ishasha. No duce uyu mutwe wigaruriye mu gihe hari amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe ku itariki ya 30 Nyakanga, yagombaga gutangira kubahirizwa ku itariki ya 4 Kanama.
gusa M23 yavuze ko aya masezerano atayireba kuko nta mukono yigeze iyashyiraho. kandi koko wabyumva wabiteramo icyumvirizo ukavuga uti wa mugani kuki batabatumira. nahoze mbona na Tshisekedi atanga ibisobanuro avuga ko ngo batateganya kuganira na M23 ngo ndetse ngo icyo bashaka kuvugana n'u Rwanda ni ukuntu ngo rwakura ingabo zarwo muri Kongo hanyuma ngo n'ikibazo cya FDLR nacyo kigakemuka, ariko ibyo gushyikirana n'abandi bantu byo ntabwo birimo. Harya sinzi umuntu nigeze kubaza ni ikibazo cya FDLR kiramutse gikemutse icya M23 na leta ya Kongo cyakemuka, sinibuka ukuntu yansubije, wenda twaza kongera kukibaza turumva, sinibuka ukuntu yasubije ariko twaza kongera kukibaza turamutse tubonye umutumirwa akaza kudusesenguriraho hanyuma tumenye wa mugani ubwo haramutse habaye habaye ukumvikana hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo kuri ibyo bibazo bya M23, sibyo yuko u Rwanda rwo rutajya donc byagiye bigaragara yuko nta basirikare bafite hariya, niko ruvuga. ubwo wenda tuvuge ubwo twirengagije icyo kintu hakabaho umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo. hanyuma nkibaze nti ikibazo cya M23 cyo byagiraho iyihe impact? Byagira impact ku bwanjye ko mbyumva byaba biri mu nzira yo gukemuka, kuko kimwe mu bintu byatumye abanyarwanda cyane cyane nako abavuga ikinyarwanda ari genge nibeshya, icyatumye abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane abiganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi bibasirwa bagahohoterwa cyane muri bya bice byatewe no kwagera kwa FDLR. Uko guhunga kwakurikiye gutsindwa kwa Mobutu, babonye ko abanyekongo benshi bahunze nyuma y'uko Kabila yisubiye, ingabo ze zamufashije zirimo z'u Rwanda n'iza Uganda, akabwira ati musubire iwanyu. Nyuma yaho wabonye ko abanyekongo benshi cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nibwo batangiye guhungira mu Rwanda ku bwinshi, ariko bakavuga ko guhunga kwabo kwabaga kwagizwemo uruhare runini nabo ba FDLR. Urumva rero FDLR havuye ubwo wenda ikibazo cyo guhunga cyaba kigabanyutseho nka kangahe ku%, simvuga ngo cyaba gikemutse cyose kuko Kongo iracyafite ibindi bibazo imbere bitari ibyo mu burasirazuba. No mu gihugu imbere muri za Kinshasa ubonye ko hari nk'abantu, hari nk'umuntu abonye uri kuvuga ati haka abanyekongo kuki mutagaragaza umujinya wanyu, ati igihugu baze bakibashimutane, umuntu yigire umukuru w'igihugu ashimusa amatora, hanyuma namwe mwicare muceceke ntimuhaguruke ngo mugaragaze uburakari bwanyu. Ni ukuvuga ngo rero Kongo yose ifite ibibazo, nubwo ibyo bakunze kugaragaza ibyo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu burasirazuba rero 90% FDLR ni nyirabayazi. Ubwo urumva ko amugani rero haba hariho impact. Yes. Ubwo rero tukiva nyuma ya Nyakakoma, ndabona abanyamakuru muri Kongo bahise bashyira hano amashusho agaragaza teritwari zimaze kwigarurirwa na M23. Nko muri Rucuru, muri teritwari ya Rucuru, M23 irimo iragenzura uduce tugera muri 66 muri Rucuru gusa. Ubwo harimo Sarambwe, harimo Canzu. Sarambwe bo banze naho bahereye, ari naho bakuye izina ry'intare rya Sarambwe. Akakurikiraho Canzu, hakazaho Runyoni, hakazaho Kabindi, Namugenga, Bunagana, Cengerero, Bakaya, Rumangabo, Matebe, Rangira, Rukoro, Burayi, Kiringa, Kiruhura, Karambi, Kitagoma, Mutabo, Buvunga, Kiwanja, Kitoboko, Kahunga. Uvuze Kiwanja mpita nibuka cya gihe imirwano ari higeze twirwa tuvuga tuti Kiwanja. Sinzi ukuntu gakomoje rero mpita nkibuka. Kiwanja nayo yarindiriye FDLR. Hanyuma hakurikiraho za Mabenga, Mayamoto, Vicumbi, Rwindi, Kibirizi, Kikuku, Mirangi, Butorongora, Rusoga, Birundure, Kinyandonyi, Kimaka, Kibututu, Rubare, Karengera, Katare, Biruma, Kabindi, Kako, Shinda, Tongo Hehe, Tongo Marangara, hari Tongo Hohe na Tongo
Marangara. Okay, hakiyongeraho Rugari, Kibumba, Mbuzi, Rwasa, Kibututu. Yakwiye Kibututu nije kabirira n'ahandi yego. Hano bayizanyemo kabiri ahandi nayo nayibonye. Akazamo Mbuzi, akazamo Rwasa, Katoro, Ruhura, Sabyinyo, Ngwenda, Kiseguru, Katwiguru, Nyabanira, Nyakahanga, Kisharo, Kamukware, Kasave, Kihoto, Buramba, Nyamirima, Buganza, Nyaruhange, Ishasha rwose na Nyakakoma nibyo biheruka muri Rucuru baheruka gufata. No muri Masisi. No muri Masisi hari aho bita Kicanga, Mweso, Kirorirwe, Kashuga, King cyangwa ni King, hakaza Kagusa, hakaza Mushaki na Marehe, hanyuma hakaza Karuba, Shasha, Kiroshe, Rutobogo, Mirambi, Matanda, Rubaya, Ngungu, Mitumbala, Rushoga, Bihambwe na Ruhonga. Aba ni muri Masisi. Hanyuma muri Teritwari ya Nyiragongo naho M23 iragenzura ibice nka Ruringa, Kingarame, Burambo, Hehu, Rwabiranda, Cegera, Kabimbi na Butobya. Ahandi bwo ni muri Rubero. Rubero ho bahinjiye vuba aha. Hariho Kanyabayonga, Miriki, Ruwofu, Kaina, Burotwa, Kirumba na Kimaka. Ya urumva rero ko Rucuru rwose yo ni nkaho yose bayigenzura. Bano banyamakuru muri Kongo bavuga ko abura akantu gato cyane ngo M23 bigenzura ino Teritwari yose ya Rucuru. Hanyuma hano ndabona uwo bita Sugiramire yavuze ati ibyo bice byose ati ni ibya Kongo kandi birimwo abanyekongo bayobowe na Colonel Nanga. Mwumva ko ibi bice ahubwo si bwo harya bwo Kivu ya ruguru ubwo yose burigizwe n'amateritwari angahe buri twarondise, ariko byasaba wa mugani kureba wenda ngira ngo ariko ubwo urumva ibi amateritwari hafi ya yose ntekereza ko bano bahungu bamaze kuyageramo. Gusa hano ndabona hari umuntu uri kuvuga ati uno muntu wakoze rino rutonde ni Ruca, ni wa muryango bita Ruca, ari kuvuga ati arasa nkaho bibagiwe ikarita ya Kongo ngo kubera iki bakuyemo utundi duce ngo kuri bo Rucuru igarukira Bwisha aho kuba Bwito. Hanyuma se ngo Masisi ihera Bashari na Bahunde aho kuba Katoyi. Urumva ko hashobora kuba harimo ibindi bice M23 igenzura bitashyizwe muri runo rutonde. Birashoboka cyane. Hanyuma ngo Ruca, undi yavuze ati Ruca yibagiwe kuvuga ko abaturage baba muri ibyo bice banabayeho mu mahoro bitandukanye n'abari mu bindi bice bigenzurwa. Ibyo ni ukuri cyane. Ibyo ni ukuri cyane rwose, nutabona wa mugani yabibona. Ibi bintu ushobora kubibonera ku kuntu hano Nyakakoma bahinjira, ukuntu abaturage babyakiriye. Ndumva ku buhanga bw'ibyuma rwose bari bagerageze kubereka ukuntu bakiriwe, abaturage ari benshi babahobera, ndetse hari n'ubutumwa bwatangiwe. Ubutumwa abamwe baganira M23 batangiye aho, abaturage nabo bakoma mu mashyi cyane. Ubuhanga bw'ibyuma amashusho muri kuyabona ukuntu abaturage bari benshi, ukuntu bari guhobera. Ingoyo ari ufite inoza bari bamujugunye hasi, ariko hano ntashobora kuzamo umwanzi agahita bambura nk'izi mbunda. Hari abandi buriya baba bari hirya, abandi buriya baba bari hirya baba bareba neza bavuga bati abaturage baha rwose wagira ngo ni M23 bari bategereje nk'abategereje Yesu.
ukuntu babahobera ntabwo bisanzwe. Ahandi wowe wenda wavuga uti utsinze nyine barayoboka, ariko urabona ko bano baturage hano basaga nk'abari bafite nk'abanyotewe cyane, amarangamutima ubona kabisa, ukavuga uti aya ngaya baramutse M23 iramutse ifashe ubutegetsi bavuga noneho bakwiruhutsa kurushaho cyane. Urabona ko abanyekongo barimo baragenda bayisobanukirwa, basobanukirwa imikorere yayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko twavuga tuti aba baturage icyo barimo bagarukaho wacyumva, kubera ko niba bari barabuze amahoro bakagenda basuhuka bajya mu bindi bice, atahira igihe ashakiye nta kwikanga bariyeri y'umuwazarendo cyangwa umumayimayi mu nzira, cyangwa amafaranga musoresha n'iki byose, kuko ya misoro yari arasarama riba yaragabanyutse batakiciye. Ukundi kuntu bajyaga bayita niba ari umusoro w'ikibuno, niba ari ibintu nk'ibyo. Oya, hari ahantu rwose abaturage, ahantu M23 iragenda irekipera abaturage, ubona ko basa nk'abantu biruhukije, bararyama bagasinzira, mu gihe mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo, by'umwihariko hano muri uno mujyi wa Goma, abaturage barenda gushira, birirwa bicwa basahurwa utwabo, kandi bigakorwa n'abantu bitwa ko ngo bakabaye babarinda, nubwo umuntu warindishije abaturage barabaza rendo nawe cyakora Tshisekedi bazajyanwa irahe amaherezo yetu. Nibyo ase wamugani gufata mu wazarendo ukamurindisha umuturage si nko kurindisha impyisi inyama. Ikibazo nuko atari wazarendo gusa, n'abasirikare be nabo nuko, nabo ni impyisi n'ibirura. Hanyuma twajya kuri Tshisekedi. Tshisekedi ngo yateranyije inama, yarayateranyije inama, ariko ngo chef d'État Félix Tshisekedi a présidé à la cité une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre ainsi qu'une dizaine de ministres sectoriels prennent part à cette séance de travail. Ubwo ngo yari inama irimo abaminisitiri bagera muri 10 na bangahe, kandi Kongo ifite abaminisitiri bagera muri 40. Yarimo rero bamwe b'ingenzi harimo na minisitiri w'intebe. Nabonye nyine ko bavuga ko ari ikibazo nyine cyo kwiga ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ibibazo ngo by'imibereho n'ubukungu. Yes, nibyo byigiwe muri iyi nama. Nta bintu byinshi twavuga kuko nta myanzuro yayo twapfa kubona. Gusa nyine tugitangira, gusa mu bantu barayirimo ndi kubonamo minisitiri w'ubutabera, sinzi niba kuri Mutamba, ku buhanga bw'ibyuma bagiye kuri perezidansi babona amafoto. Nkabonamo minisitiri w'ububanyi n'amahanga, wa mudamu uvuga icyongereza rwose cyiza, wa Wagner. Ahubwo nari ndimo nibaza cyagiye dutangira ndi kubera iki yatoranyije abo baminisitiri ntateranye ntuza yose, kabine yose. Ubwo nicyo cyagiye nyine twavuze tuhasanga buriya ari inkoramutima ze yavuga zikumva. Birashoboka, cyangwa se akaba ari minisiteri zirebwa n'iyi nama kurusha izindi, nabyo birashoboka. Ntabwo twamenya rero icyatumye iyi nama iterana muri ubu buryo, gusa ntabwo bisanzwe. Hanyuma MONUSCO nayo yishimiye icyemezo cy'akanama k'umuryango w'abibumbye ko gashinzwe umutekano, icyemezo cyo gushyigikira Sami DRC. Hari itangazo rigenewe abanyamakuru rero baraye basohoye. Reka twumve icyo bavugamo mbere y'uko dukomeza. Ngo MONUSCO yishimiye umwanzuro w'ibihumbi 2746 wo mu 2024 w'akanama gashinzwe umutekano, utanga uburenganzira bwo gushyigikira
iyi ngabo za SAMIDRC cyangwa se ingabo za SADC zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ngo bino rero byandikiwe Kinshasa, niho Bintou Keita afite ibiro, ati la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo exprime sa satisfaction à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2746. Celle-ci autorise le soutien renforcé de la MONUSCO aux opérations de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMIDRC. Cette résolution constitue une marque d'engagement de la communauté internationale en soutien aux efforts de sécurité et de stabilisation en RDC. MONUSCO yabyishimiye, ariko n'ubundi yari isanzwe ifasha igisirikare cya Kongo mu bintu ariko byasaga nkaho bitubahirije amategeko mu buryo buri direct. Ubu ngubu bikaba rero bisobanuye ko umuryango w'abibumbye, SADC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose bigiye gufatanyiriza hamwe n'imitwe y'inyeshyamba itemewe irimo niyo bashinja kuba yarashinzwe n'abajenosideri hano mu Rwanda. Ubu bagiye gukorana nayo ku mugaragaro, kandi bino bintu ntabwo amategeko y'umuryango w'abibumbye abyemera. Ubwo havamo umuntu akabakubita basiba bavuga nimba biyemeje urugamba nyine, ubwo basiba bavuga bati nibiki n'ibiki. Ubwo rero nibemere bahatane bavuge bati twambariye urugamba, niba bakubitamo nk'abangahe bavuge bati ntacyo twiyemeje, twambariye urugamba. Gusa nyine ubona yuko ariko no kuva kera byagiye bigaragara yuko bagira gute bafatanya nabo, niyo byaba mu buryo butaziguye, ariko noneho hakabaho n'igihe bigira nyoni nyinshi bagasa nkaho bagaragaza ko bahagaze hagati. Ariko ku bushishozi cyangwa se n'ababireberaga hafi bateye imetero basangagayo n'ubundi nta kidasanzwe yari isanzwe gukorana n'iyo mitwe. Ikintu umuntu yafatamo hano ni uko ikintu bigaragaza bino nta kindi, ni uko umuryango w'abibumbye ntushaka kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi totaloma sintekereza ko haba kuhaba mu buryo bwiza, mu buryo bwemewe n'amategeko, haba kuhaba bafatanya n'iyo mitwe yindi yirwa yica abanyekongo. Iyo intego yabo ni uko, kuko riba ubyibuka MONUSCO yagombaga kuba iva muri Kongo mu mpera z'uyu mwaka. Deja yego hari ababanje bagiye nko muri Kivu y'Amajyepfo babo hose baravuye, n'abari basigaye rero bagombaga kurangizanya n'uyu mwaka baba bagiye. Ariko urabona ko umuryango w'abibumbye urakoresha manevre zose zishoboka kugira ngo MONUSCO ntive muri kiriya gihugu, kuko ntago Kongo izongera kubabwira ngo mugende kandi bayihaye uburenganzira bwo kuyifasha. Ako sintekereza n'ubundi ko bazagenda ntaho bazava, kiretse amabuye ya Kongo nashira, kuko UN ni igikoresho reka cy'ibihugu by'ibihanganye. Kandi biba bihugu by'ibihanganye, nk'ejo ndi kubona umusenateri wo muri Amerika arimo aribaza ikintu bari bukore kugira ngo bakomeze kuexploita amabuye yo muri Kongo, batinya ibihugu nk'Ubushinwa nabyo ngo birimo biragenda birasatira n'ibiki byose. Hararimo rero ikibazo cyo gusobanura amagambo babiri, exploiter na explorer. Haraho yavuze exploiter, ubona agize ikibazo, asa nk'umuntu wivuyemo atari byakagombye kuvuga. Undi aramukosora ati explorer. Ako wa mugani ku muntu ayo magambo karabira ashobora gucanga abantu, kuko wa mugani ibyo ari byose harimo ijambo rimwe ryo kubyaza umusaruro, sibyo? N'irindi ryo gushakisha, gushaka explora no gushakisha ahantu haba hari amabuye. None undi aramukosora. Bigaragaza iki? Bigaragaza ko biriya bihugu by'ibihangange biracyafite icyo bishaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bazashyirwa bakibonye cyangwa se n'ubu bari kukibona nyine gahoro gahoro. Ejo bundi Efuremu uri barumvisha ibintu yatubwiye ko impamvu bateza akaduruvayo ni ukugira ngo bajye babona ari amabuye ku giciro gito, kuko arimo aragurishwa magendu, ntabwo akurikiranwa. No kuyagurisha rero bituma niyo yajyanye ku isoko kugira ngo nyine nawe yikureho, igiciro kiba kiri hasi.
ni ibyo rero ibya MONUSCO. ubwo MONUSCO mu gihe irimo iremerera nako umuryango w'abibumbye mu gihe urimo uremerera Kongo nako MONUSCO gufatanya n'igisirikare cya Kongo kurwanya M23, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga we nako w'ubutabera we aravuga ko Kongo iteganya kwivana mu masezerano ya Roma yashyizeho nyine urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, kuko ngo babona nta kintu bibamariye kuba bafitanye ayo masezerano. Ibi rero Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba bitangaje kuri wa gatatu avuga ko ngo igihugu cye gishobora kwikura amasezerano ya Roma, aricyo nyine yashinze runo rukiko, aho yagize ati si nous ne retrouvons pas dans les actions de la CPI ma proposition sera hari ikintu ashyize entre parenthèses, ma proposition sera de nous retirer du statut de Rome. Nibyo basanze nta kamaro karimo. Kimwe rero mu bintu bagenderaho basaba ko bavuga ko bagomba kwikura muri aya masezerano, ngo barashinja runo rukiko ko ngo nta kintu rukora ngo rufate perezida w'u Rwanda nk'igihugu bashinja kubatera cyangwa kubashozaho intambara. Ese bazajya bavuga buri kintu cyose ariko n'amahanga ntekereza ko yamaze kugenda amenya ukuntu bahoza u Rwanda mu karimi kabo. Ibyo rero ntekereza yuko bazavuga baruhe bagira aho baceceke, cyangwa se wa mugani niba bashaka kurenga umurongo utukura bazabona ishyano. Yego. Hagati aho rero i Goma abayobozi b'ingabo ni komanda w'akarere ka 34 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru wo bita General Major Arembia Nzambe Die Gentil. Nzambe bivuga Imana, Die nabyo bivuga Imana, ako yose ari amazina. Ngo ni Arembia Nzambe Die Gentil. Yategetse rero abasirikare ndetse n'abapolisi kugaragaza cyangwa kumurika ibikoresho bya gisirikare bafite. Yabivuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuri wa gatatu ku itariki 7. Bikaba bivuga rero ko ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume, aho bavuga ko abasirikare bose n'abapolisi baba mu mujyi wa Goma cyangwa se abari ku mpamvu zitandukanye bagomba kwigaragaza n'intwaro zabo ku karere cyangwa se ku buyobozi bw'akarere ka Goma kugira ngo bamenyekane. Okay. Wiriwe. Allo. Urinda kumva Bwana Alphonse wiriwe? Wiriwe murakomeye. Yego, amakuru y'iminsi. Neza turakomeye. Twari turi mu kiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV. Yego. Twari tuje rero dukeneye nyine ubusesenguzi bwawe ku bijyanye n'ibikomeje kubera muri Kongo. Hano hari raporo yasohotse igaragaza yuko M23 yamaze kokipa ibice binini cyangwa se bigari bigera nko kuri 80% byo muri Kivu ya ruguru. Kuri wowe mu mboni zawe bishobora gutanga ishusho yuko Eastern Congo yose cyangwa na North Kivu yose bishobora kuzarangira yigaruriwe? Ntabwo numvise neza ikibazo. Ni ibice 80% bya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa ni Burasirazuba? Ni muri Rucuru. Ni muri Rucuru. 80 biranarenga, ni hafi ya yose barenda kuyifata. Rucuru se agace kanyuma k'aka Koma. Ubundi 20% bakayibara ko Rucuru ari nini cyane. Twa duce hari aho baba batageze kuko ntabwo babona ingabo ifata buri santimetero yose. Ariko urebye tugiye mu ntuza
imibare yo mu kirere bisa nk'aho ari 100%, ariko iyo 20 muvuga ni kwa kundi ingabo zitabasha kugera hose, ubona ziba ziri mu gasozi runaka, ahandi mu kibaya cyangwa mu kiboni zahasize, cyangwa se ko dufate nk'urugero ukumva ziri nka hariya i Nyamirambo, hakurya muri Mageragere ntazihari. Nuko nguko hari n'utundi duce dusa nk'aho harimo abazarendo n'aba FDL babakatingiyemo hagati bakabura uburyo bavamo aho ngaho. Nitwo duce ushobora kuvuga ko twaba tukiri mu maboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya FARDC, ariko mu by'ukuri urebye 100% ibice yose yarafashwe, kuko agace kari gasigaye kanavugaga ni kara Kakoma kari mu birometero 48 uvuye muri centre ya Ndoza bahiragiye ku gace ni centre yo muri Kanyabayonga muri Rucu. Kandi wibuke ko nimba yakurikirana kuko yirukankanye 23 yirukankanye ziriya ngabo za FDL wazarendo n'aba FARDC, ku buryo hari bamwe bagiye mu kiyaga cya Nizo cya Edward babuze uburyo bagaruka hino, kuko ikiyaga kiri hafi y'umupaka duhuza Kongo na Uganda. Harimo abareshwemo kubera ko bagaruka inyuma. Hari barabirukanka ibirometero 48 byinshi cyane, kubirukanka ukabageza aho ngaho. Ikindi nanone wibuke ko hari n'abandi bafashwe bamanitse amaboko kuko bagaragaza ko batsinzwe. So 80% irarenga, ubwo tubara n'utwo tuntu tw'uduce dutoya. 20% isigaye hari karagace bita Kakumba nako kari ku mupaka wa Uganda na Kongo ugana mu majyaruguru. Nako ako gace nako niko ababashije guhunga batinjiye mu kiyaga cya Edward nibo bahungiye muri ako gace kari kuri uwo mupaka. Naho habaramiye 20%. Yango niyo 20% ngiye ku bwami mbona ari nyinshi cyane. Ni kwa kundi nyine igihugu utagifata cyose, kuko no mu Rwanda FPR yahoze igihugu, hari uduce hasigaye kandi igihugu cyose cyari gifitwe na za wawa igihe zaviriyemo. Havuyemo hashize imyaka irenga 3. Uribuka ko bafata n'icyo gihugu cyose hari uduce twari twasigaye n'izo turikwazi turimo bita aho zitwa Kibuye, ahitwaga Cyangugu n'ahitwaga Gikongo, byose byari muri zone turikwazi. Naho twabijyanye nk'aho waba wafashe hose ariko ukaba usigaje utwo duce. Icyo gihe niba zakubara igihugu kandi igihugu cyose kiri mu maboko yawe, kuko hari n'abandi bari basigaye n'iza Nyungwe. Ibyo rero nicyo navuga, urebye gufata neza za Rucuro ameza ni ikimenyetso kigaragara ko igihugu cyaba kiri hafi gufatwa, kuko nk'uko neza Kazarama yigeze kubivuga, avuga ko niramuka bafashe Goma ahandi bazigendera uko bashaka. Ni ukuvuga ngo gufata Rucuro buriya wakumiriye umusaza ushobora guturuka mu bice bya ruguru. Abari hagati rero bari aha muri za Nyiragongo n'Amasisi naho hasigaye uduce duto cyane. Nyiragongo hano za Kibumba bagiye kuzajya birwanaho batizeye ko rubone umusaga, kuko nimba hafashe umusaga ari guturuka ruguru za Beni, za Ruguru, za Ituri, ukawufatiramo aho hagati, urumva ko mu by'ukuri
goma yaba ishingiriwe kandi nyuma yo gufatwa ahandi bazijyana bazikuramo nicyo navuga. Hanyuma Alpha kuba ni Deni muvugana ariko reka mbanze nagusuhuze. Yego Shadrake turakwikirije. Deni. Deni. Hello? Ni Deni muvugana. Hello. Turakumva ni Deni Alpha. Ni Deni no Shadrake. Deni ndagusuhuze. Yego urakoze cyane. Ikibazo nashakaga kubaza ese kuba M23 ikomeje gufata bino bice nyamara bizwi ko ngo hari agahenge kaba karemejwe katangiye kubarizwa ku itariki ya 4 M23 iratanga ubuhe butumwa mu gufata bino bice. Ikindi riba wumvise ko umuryango w'abibumbye wamaze guha uburenganzira MONUSCO bwo gufasha SAMIDRC. Ibyo bira bintu bisobanuye iki mu mboni zawe mu gihe murizwi ko SAMIDRC isanzwe iri gufatanya n'indi mitwe y'inyeshyamba irimo nishinjwa kuba abajenosideri? Kuba MONUSCO yatanze ibikoresho UN igatanga n'imbaraga z'ibikoresho ni ukuvuga ku mugaragaro ko bivanze mu rugamba bishyigikiye Tshisekedi. Ibyo nta kintu wabihinduraho, nicyo kibigaragaza. Icya kabiri n'ubundi SADC irahari kandi aho iziye igihe n'ikimwe mu gusesura birebe aho SADC iziye na MONUSCO ikaba yagiye irwana igaragaza ku mugaragaro. niho noneho 23 yari umwanda ndetse nabyita ngo ari umwanda nubwo noneho yagiye ifata ibice mu buryo bwihuse ujyanije no mu bihe byatambutse mbere. Yego ni ukuvuga ngo kuba ejo hariya ntacyo biri buhindureho kuko ubundi urugamba bijyana icyo bita patasi n'impamvu y'imirwano n'impamvu yo kurwana. Ntabwo rero umuntu yaba avuga ko arwanira uburenganzira bw'umuryango we, abana be, ba se wabo, ba nyina wabo, ababyeyi babo birirwa bicwa, uzavuga ko uwo muntu ufite icyo arwanira uzamutsinda. Si ubutegetsi bashaka uretse kuba amabintu bigezeho nta kibazo n'ubundi bakosora ibyo ngibyo, ariko patasi yabo ngo ni ugucyura ababyeyi babo n'umutekano bene abari mu buhungiro hirya no hino. Ni ukuvuga ngo rero kuza hariya ntacyo bizahinduraho kigaragara, kandi somaliya n'igihugu cya Afurika n'ubu gikennye ku isi ibikoresho nkabyo, ariko impamvu yatumye batsindwa ni uko bafite impamvu yo kurwana. Patasi y'imirwano yabo izwi igaragara kurusha kuza kurwana utazi icyo urwana ari kugenda mu kigare cy'abategetsi. Nicyo mvuga rero buriya kuzana MONUSCO ukavuga ngo nawe ugiye kwiga irwane ugafata utinda SADC, ntacyo biri buhindure kigaragara ku mirwano kuko n'ubundi SADC yari ihari yararwanye barayirukana bafatanira bagira bate. MONUSCO yararwanye nayo barayirukana, ariko kubera ko ari ingabo za Loni no gutira isi yose baremeye barayireka abantu nayo none nayo icisha make itangira kugenda gahoro. Rero ni umutego ahubwo MONUSCO iri gutega niba SADC. Ni ukuvuga ngo urugamba rwayinaniye rwari ndimo urubanza rwarananiye ababyeyi b'abana barayinaniye kandi ishaka kwerura ngo ijye mu mirwano ku mugaragaro kubera ko ni umuryango mpuzamahanga ugomba kujya hagati y'abarwana, kuko mu masezerano yasinye intambara ya kabiri yose irangiye ni uko bagomba kugarura amahoro ku isi, badakwiye kurwana ahubwo bakumira ikiva icyaba gishaka kubyura imirwano giteza imirwano. MONUSCO yaje hariya icyo iri muri gahunda yo kudestabiliza no kwambura ubushobozi
kwambura intwaro abarwana imitwe itwara gisirikare yihariye ariko kuva hajya nibwo iyo mitwe yavutse ari myinshi ni ukuvuga ngo yasanze imitwe nk'umwe cyangwa ibiri itatu y'icyo gihe zari za mayimayi na fpr nizo zari zihari ariko ubu ngubu hamaze kuvuka imitwe ikabakaba muri 300 yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu ni ukuvuga ngo rero ntacyo bagiye kuzana kigaragara gifatika gishoboka kuko nabo bananiwe kurwana ariko bagiye kwikingiriza muri sadeke barwaniye muri sadeke ariko n'ubu ntacyo biri buhindureho ku bari kurwana icyo tubanza turebe kimwe tubanza duhere ku masezerano aya masezerano y'agahenge ari amasezerano y'agahenge ntabwo areba M23 kuko na M23 yarabivuze ibisubiramo ndetse ku munsi w'ako gahenge nibwo hagabwe ibitero bikomeye nabwo M23 ifata uduce dutandukanye cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko iby'agahenge ntacyo bivuze kuri M23 iby'agahenge icyo ni kimwe cya kabiri kuba M23 iri kurwana ishingiye kuri neza kuba yaranze ako gahenge idashaka ako gahenge bikaba iri kurwana ni ukugaragaza ko ayo masezerano ntatavuze kuko arimo ubujiji bwinshi babyita ubujiji kubera ko wakagombye gushyikirana n'uri mu mirwano ntaho byabaye niyo byaba bishoboka ko uretse ko atari byo bongere mbisubiremo abantu banyumve neza niyo byaba ari byo ntabwo kuvuga ko u Rwanda rwarufashe M23 mbisubiremo ko atari byo ariko nibyo bitwaza ntabwo bivuga ko ugomba kujya gushyikirana n'u Rwanda kuko u Rwanda ahantu ruhuye n'iyo mirwano ugomba gushyikirana nande n'uwo mu Rwanda u Rwanda ntabwo yiga kurwana Kongo ni M23 irwana Kongo ni ukubera ko babashyira mu iruhande rw'impuza rwa babashyira iruhande niba bajyana mu mishyikirano ntabwo ibyo bishobora gutanga amahoro na gatoya kubera ko baba babaciye amazi bagaragaza ko ntacyo bavuze kandi bari kubambura ibice bari kubatwara ibice bitandukanye rero ntiwizere agahenge nizere ko hazabaho amahoro mu gihe M23 itagira uruhare mu mishyikirano iri gukorwa mubona bizagera igihe se wenda bakaba bakwemera urwo ruhare rwayo muri ibyo bikorwa cyangwa se muri izo nama zitegura iyo mishyikirano bareke bafate goma zikemura igisubizo ngo byaba ari ugufata goma baza gushyikirana kandi icyo gihe M23 izaba yemera imishyikirano ubwo ni ukuvuga ngo inafeze nafu mbese yafashe goma ubwo byaba ari inafeze nafu ubundi n'imishyikirano yakagombye hariya ariko na n'ubu bitewe n'uko Kisekedi atizerera mu kumuba mwizuza ko bazagaruza biriya bice byose afite icyo ni ikindi cya kabiri ni uko bafite isoni z'uko bashubijeyo M23 bakagenda basubira mu ishyamba barabimye imyanya kandi barabasinye amasezerano ari nayo ntambara yatumye M23 ivuka ariko amasezerano ya Nairobi yo kuwa 23 Gicurasi 2010 na kangahe sinibuka neza na hafi anga 2013 cyangwa mbere yaho nibwo yafiye amasezerano n'imirwano yari yarabaye biza kurangira bashyize intwaro hasi bemera kujya Kinshasa ngo babahe imyanya barabibimye abandi basubiye mu ishyamba gahunda yo kurangiza intambara azi ko bayirangiza
bahabwa ibikoresho bihagije barabibwirwa noneho ari kwibeshyura kuko ibyo byose byagera akabirukana ariko rero n'isoni ryo kuba atarabaye ibyo bashakaga byari imishyikirano nabyo bituma byaba kujya gushyikirana ariko umuntu baramukurikirana ku mbaraga yes arufo urakoze reka tugushimire muri hano tugukenera n'ikindi gihe twizere ko uzatwakira cyangwa ari karibu nta kibazo rwose nawe nditeguye nditahari kandi ndabashimiye cyane n'inshuti zanyu zose yego nawe urakoze twari tugufatiranye uri mu yindi mirimo ariko wakoze kuduha umwanya akoze namwe yego uwo ni Alphonse ni umusesenguzi nawe ukunda kudufasha hano kuri Bwiza TV yavugaga ikinyarwanda rero hari ibyo agarutseho avuga ati kandi byagiye bikunda kugarukwaho n'abasesenguzi batandukanye yuko buriya umunsi M23 yacakiye Goma aribwo donc leta ya Kongo izibuka ibitereko yasheshe hanyuma tujya ku musozo twari twavuze ko twirwanaho yasohoye itangazo ni itangazo ivugamo ko hari ngo ni alerte sur les attaques massives imminentes contre la communauté banyamurenge dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe. Ni ari kuvuga rero ko n'uno mutwe wa twirwaneho uravuga ko hari ibikorwa biri gutegurwa bigamije kwibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bikaba ko biri gutegurwa n'imitwe yitwaje intwaro ya mayimayi igendera ku moko igizwe n'abo mu bwoko bw'ababembe abafuriru abanyindu bose ngo bagamije gukuraho cyangwa se guhanagura ubwoko bw'abanyamurenge ni ibikorwa rero avuga ko uno mutwe uvuga ko birimo birategurwa mu nama zitandukanye zirimo n'umudepite bita Justin Bitakwira wo muri Uvira aho bivuga ko ngo ibyo biganiro byatangijwe ku mugaragaro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu hagamijwe guhuza ino mitwe nyine yitwaje intwaro ya muri ayo moko twavuze haruguru kugira ngo baterere hamwe umwanzi bahuriyeho umwanzi ubwo ngo nta wundi ni abanyamurenge bakavuga rero ko rwose ngo hari ibikorwa birimo birategurwa kandi harimo na participation ya FARDC muri izo nama aricyo kintu cyabahangayikishije kuba FARDC no yitabira izo nama ngo ni ibintu bigaragaza ko ari ubufatanyacyaha kandi bw'igihe kirekire bumaze igihe hagati ya FARDC n'iyo mitwe myinshi itandukanye yita abawazarendo. Yes, birabo ibyo rero ni amaraso waravuze kuri Bitakwira mu minsi ishize muri izo nama zigenda zitegurwa ngo yagiye yanyanyagiza amafaranga mu mitwe ya mayimayi n'iki yose kugira ngo yirare muri bariya baturage b'abanyamurenge ibice so ubwo rero urumva ni cyo kimwe ubwo n'izo nama wa mugani birabibyuya tukazareba nyine uko bizajya bigenda nyine yego gusa twirwanayo nayo ivuga ko ikigamije ari uguharanira amahoro n'umutekano mu bice byangijwe cyangwa se byasenywe n'abamayimayi kandi ikongera igashimangira ko nayo ifite inshingano zo kwirwanaho no kurinda ariko mugani ntago rega waza ngo utege ijosi baze bateme nawe ugomba kugira gute kwirwanaho kugira ngo urengere ubusugire bwawe n'uburenganzira bwawe so sintekereza rero wa mugani yuko abo bamayimayi harya habayo n'abazarendo ibintu nk'ibyo ni imitwe yose se ko yiyisaba abazarendo no muri Kivu y'Amajyepfo babaye ubwo rero twavuga tuti ntacyo reka turebe wa mugani iyo bishyira twasoreza aha ndumva twasoreza ahangaha gusa wenda mbere y'uko dutandukana perezida wa Madagascar nawe yamaze kwemeza ko ari buze kwitabira irahira ry'umukuru w'igihugu yongereye ko harimo Kainerugaba sinzi riba ari n'abandi bamaze kwemeza abandi ntago biratangazwa ariko wari watangajwe cyane cyangwa se wo byari byamaze kugaragara uzitabira ni Kainerugaba
n'uwo ngo Madagascar isanzwe n'ubundi mu busanzwe ifitanye ubucuti bwa hafi n'u Rwanda. Presidenti wa Seychelles nawe ndabona nawe yamaze gukonfaminga nawe yongerera Madagascar ya Joelina Andrira Joelina. Ni igikorwa rero giteganyijwe kubera kuri Stade Amahoro ku itariki ya 11 ni ejo ndi ku cyumweru. Yego ubwo biteganyijwe yuko hari n'abandi ubwo masaha ari imbere tuza kumenya ko bakonfirimye. Haracyari n'iminsi n'abandi tuzamenya. Nibyo rero reka dushimira abadukurikiye cyangwa se abakomeje gukora subscribe kuri Bwiza TV, dukomeza tubabwira ko ibiganiro bya Bwiza ari akagaruka, bakomeze bagira ibihe byiza. Mani bari. Ciao ciao, murakoze.